Butera Charles ndabashuhuje mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro tugiye kugirana kuri monument ku rwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi mumaze guharanira rumaze gushyirwa Hamilton mu karere mu mujyi mutuyemo aho mu ntara ya Ontario muri Canada. Uru rwibutso rukaba ari rwo rwa mbere mu mateka y'ako karere ka Canada ndetse n'akarere umuntu yakwita ka Amerika. Ubu usanzwe mbere y'uko mvuga ibindi ariko najya ngo nashimire madamu Costa Musabye uyobora umuryango w'abanyarwanda aho ngaho Hamilton, wambwiye yuko uri umwe mu bayoboye komite yashyizeho yagejeje iki gikorwa ku ndunduro cy'uru rwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi mu bikorwa kuva byatangira kugeza ejo bundi aho mwarutashye. Mwabikurikiye kuri Zoom, abantu benshi bagerageje kubikurikira nk'uko turimo tubikora bijyanye n'ikoranabuhanga kubera ikibazo cya COVID cyugarije isi. Ariko muravuga muti iki kintu kirareba amateka yacu, kirareba amateka y'u Rwanda rwaciyemo mu myaka yashize, tugomba kugitabira. Ndetse mwanatumiye na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada Higiro, araza byerekana uburemere cyari gifite kubona uhagarariye perezida wa Repubulika yaritabiriye icyo gikorwa bifite icyo bivuze. Ndagira ngo rero nyuma y'Ubufaransa ahantu henshi hatandukanye za Strasbourg, Paris n'ahandi, Ubusuwisi imbere y'inzu ya ONU, hari aho maze kuvuga hose hari inzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi zahashyizwe. Hari hano mu Bubiligi, navuga i Buruseli muri komine ya Oriwe, Saint Pierre, navuga mu karere ka Charleroi muri Wallonie, aho hose hagiye hashyirwa inzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi. Navuga mu Butaliyani, niba ntibeshye, hari i Roma, hari n'utundi turere n'akandi karere nka Milano, naho hashyizwe inzibutso za jenoside yakorewe Abatutsi. Ahandi navuze Ubusuwisi, Ubufaransa, Ubutaliyani, hari n'ahandi barimo bateganya kuzabikora niba ntibeshye nko mu bihugu bya Scandinavia n'ahandi, naho barifuza ko icyo gikorwa cyazakorwa. Uyu munsi rero tugaruke ku byabereye Hamilton, igikorwa wabereye umuyobozi uyoboye komite yakigejeje ku ndunduro. Byaje bite? Bimeze gute? Dusobanurira muri makeya cyangwa se mu buryo bwimbitse uko iki gikorwa cyagezweho. Umwanya ni uwanyu Butera. Karirima, ndagushimiye cyane ku mwanya wafashe kugira ngo tuganire byimbitse kiriya gikorwa cy'indashyikirwa kuri twebwe twabashije gutunganya nyuma y'igihe kirekire, tukaba twabashije gutaha urwibutso twiyubakiye rwa jenoside yakorewe Abatutsi muri uyu mujyi wacu wa Hamilton. Nk'uko rero bivuze, ni urugendo rurerure cyane, rwasabye kwihangana, rwasabye umwanya uhagije, rusaba ingufu ndetse n'ubushobozi. Ariko kubera ko nk'abacikacumu mu masomo twabonye nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, harimo ibyo byose, harimo kwihangana, harimo perseverance, niko nabivuga mu ijambo ryiza ryumvikana, gushikama ukagera ku cyo wifuza, kuko tutabikoze nta wundi uzabidukorera. Twebwe rero tukimara kubona ibyabaye i Burayi, inzibutso zimutangiye gukura imijyi hirya no hino nk'uko uyivuzemo imwe n'imwe, natwe niho twabonye igitekerezo mu by'ukuri. Abanyaburayi mwaradufashije cyane ko mwabitangiye hakiri kare, birabakundira, twumva twabakopera,
twumva tugize ishyari ryiza nk'uko babivugaga kera mu kinyarwanda cya kera. Ishyari ryiza turarigira, twumva ko natwe mu mujyi wacu twakora igikorwa nk'icyo ngicyo. Ntabwo byatworoheye, kuko hari impamvu nyinshi, hari imbogamizi nyinshi. Mu by'ukuri igitekerezo nyirizina cyavutse mu kwezi kwa kane mu 2006, imyaka 14, tuvuga n'abayobozi bo mu mujyi wacu. Byabaye inzira ndende, habamo amahwa menshi, habamo ibinogo byinshi, ariko navuga ko mu by'ukuri mu 2016 nibwo igikorwa cyavutse neza, none dushyiramo ingufu zose maze kubona ko ubuyobozi bubyumva. Ubwo ari imbogamizi ariko nyine imbogamizi. Ubwo 2016 twashyizeho komite y'abantu 5 yo kwiga neza igikorwa ukuntu cyakorwa no kuvugana n'abantu babishinzwe baba mu buyobozi kugira ngo tukigereho. Twakoze inama nyinshi cyane, dufungura urubuga WhatsApp ko turi 5, turaterana amanywa n'ijoro, twese byari biturimo twumva ari ikintu twafashe kandi kigomba gukorwa. Tukavuga uzagenda kose urwibutso ruzaba. Tukabona duca intege byinshi, tukabona sitaza byinshi, ariko tukavuga tuti kuva abayobozi babyumva barimo duha uburenganzira, byacaga mu nzira nyinshi, banatabyumva neza ku mpamvu zo gusobanura nyuma, ariko tukavuga tuti kuva umuyobozi wo hejuru, meya wacu w'umujyi abyumva neza kandi yabitwemereye, ahandi hose uzahaca uko bizagenda kose. Tubyizirikaho. Uko imyaka yagendaga yigira imbere, kuva muri 2016 wabonaga ko icyizere genda kiza, kugeza ejo bundi kuwa 6 kuri 14 tubona monima iruzuye, turayitaha nk'uko wabivuze. Ubu ikaba ihagaze mu busitani bw'umujyi wacu wa Hamilton muri City Hall. Tukiri ku busitani mwashyizemo urwo rwibutso, Hamilton, aho mwashyize urwo rwibutso ni hantu ki? Hamilton ni umujyi ubundi ubwawo mu buryo bwa geography, ni umujyi wegereye iruhande rwa Toronto, iminota 45 uvuye mu mujyi wa Toronto. Tukaba hari nk'isaha kujya ku mupaka wa Amerika, Niagara Falls, Rishido Niagara, aho mu mujyi wa New York witwa Buffalo, ku isaha uvuye Buffalo muri Amerika. Ni umujyi strategique wegereye ku nkengero. Hanyuma rero ngarutse ku rwibutso ubwarwo, rwubatse mu busitani bwa City Hall, ni ukuvuga muri Meri, wanyumvita Meri, ubwo ni mu kigo imbere. Bashatse kuduha ahantu muri parike, ahantu hitaruye, tuvuga ko bitakunda kubera abantu jenoside yakorewe Abatutsi, nk'uko ahandi hose zabaye, hari abayihakana, abayipfobya, tugasanga abantu bashaka kutwangiriza urwibutso. Turavuga tuti kubera ko abangiza ari benshi, abapfobya ni benshi, byaba byiza mudushyiriye ahantu twumva ari umutekano, uvuga mu kigo cy'imbere muri parike neza ya City Hall, hafi y'ibiro byawo neza, ku buryo biri mu kigo cya City Hall, aho abantu bose bahita mbese baza kuri bareba, bayisura. Natwe tukaba twagiye tukajyana amawuwa, umutekano. Sinzi rero niba wankunda nkavuga no ku mbogamizi zikomejeho gatoya twahuye nazo, byatwaye imyaka 16 yose. Mbere yuko tuvuga imbogamizi, hari ikintu uvuze ngo mukahajyana amawuwa, indabo. Monument, urwibutso, ni ikintu mu mareportage najyaga nkora y'izo nzibutso zose navuze, haba mu Busuwisi, mu Bufaransa, nabazaga abarescape barokotse jenoside yakorewe Abatutsi babaga bari aho ngaho, bakanyereka ni ikintu kiruhura umutima, nubwo kiri symbolique, ariko gikora imbere ku mutima w'abarescape. Bati ahangaha tuzajya tuhaca
cyangwa se uwadusuye cyangwa se mu gihe cyo kwibuka tuze kuhibukira tuhazana urwo rurabo dutekereza abacu bishwe cyangwa se bashyinguye mu Rwanda. Nagira ngo uduhe ishusho y'ibyo mwebwe mwatekereje cyangwa se mwaganiriye n'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi batuye aho ngaho muri ako karere, bakiriye bate urwo rwibutso, kuko nicyo cya mbere kumva uri mu mahanga ariko ufite n'aho ushobora kujya kuruhukira. Kandi murabizi nawe ubwawe uri mu mahanga kandi wowe wavuye mu Rwanda, ibyatubayeho byaduteye intimba tubana igihe kirekire. Ni ukuvuga ko niyo waba utakiri mu Rwanda, agahinda kacu, intimba y'abacu twabuze twayitwaye mu mavalisi twazanye, ntaho twayisize, nta n'aho twanayihungira. Tuzana rero igitekerezo cyo kubaka uru rwibutso na bagenzi banjye, ndetse mboneho akanya ko kubashimira kuko bitanze ari benshi, twabyumvaga kimwe, bashyizemo imbaraga nyinshi. Hari amajoro menshi twaraye tuvuga dushaka uru rwibutso kuko twabyumvaga kimwe nabo. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ugenda ukaruhukira. Iyo utwaye ya mawuwa uragenda ukumva ari abawe. Iyi disitanse hano n'abari mu Rwanda aho baguye ntabwo uyibona mu bwenge, ntabwo uyibona. Wumva uhari, wumva uri kumwe nabo mu bitekerezo, uri kumwe nabo, ukumva mukominika, ubakoraho, babona urwo rwibutso. Nicyo twebwe tubwira twarokotse. Icya kabiri rero ni abana bacu. Hari abana bacu batamenye ba sekuru na ba nyirakuru, batamenye ba se wabo na ba nyirasenge, batamenye babyara babo. Iyo urwo rwibutso rubereka, twajya tubikora ariko nta kintu gihari bareberaho. Ubu baravuga bati abana twajyanye ejo bundi turutaha, kavuga ati wawu, ubu noneho tuzajya tugenda wicare wumve ko ugana na grandpapa, ugana na grandmama, ukumva n'abana birabanejeje ntibigeze bamenya. Ariko muri iyo munima, muri iriya rwibutso barababonamo, bageza kumva ntabwo bikiri ifoto gusa. Ruriya rwibutso wumva bari en communion, wumva urakora, ukumva umukozeho, ukumva ni ibintu biri réel, ntabwo ari bya bintu byo kwimagina gusa. None ikindi cya gatatu nanakubwira ni ikimenyetso cyo kwigisha abantu. Hari abanyamahanga batigeze babona, batazi jenoside, bataranayumva cyangwa batumva ubukana bwayo n'uburemere bwayo. Iyo monima yacu none zagiye ikitegererezo. Ubu tuvugana n'abarimu mu mashuri, twari dusanzwe tugiye gutanga ibiganiro mu mashuri kuri jenoside, ariko none tuzajya tuzana abana b'abanyeshuri, mwarimu abazane aho ku rwibutso rwacu, abigisha amateka ya jenoside. Noneho nabo bakora ari ibintu atari mu magambo gusa, bavuga ati ibintu tubabwira ni ibintu byabaye, abantu miliyoni barapfuye barashira. Ahangaha hano muri Hamilton baruhukiye, hano niko tubyita ubu ngubu, niho baruhukiye. Nicyo kibyerekana. N'uwari gushidikanyaga, n'uwabihakanaga, ubwo ndavuga abapfobyi, ntabwo bazongera kugira ingufu nk'izo bagiraga, kuko barabereka uti abantu miliyoni byanditseho, nubwo barenga bwose, ariko tuvuga miliyoni niko tubyita, nabo tuzi ko banarenga, ariko akabona ko ari ikintu gifatika bahari, baruhukiye aho ngaho. Turimo kubibuka, ko kwibuka ni ngombwa cyane, ntabwo tuzibagirwa kuva tukiriho. Hari mbere yuko tujya ku nzitizi, navuga yuko nko mu kwezi kwa kane, guhera ku itariki ya 7 Mata, ubundi abacitse ku icumu mu mahanga bagira igihe bahura, ariko mbere yo guhura bagira urugendo rwibutsa urupfu ababo bishwe baciyemo, inzira banyuzemo bajya kwicwa, bakagira ahantu baruhukira cyangwa se batangirira. Nkeka yuko inzibutso nk'izo ngizo
ari ikintu ahantu hakomeye ho gukorera urwo rugendo? wabimenye rwose kuko muri plani zacu ubwo iyo komite yacu tugiterana tukiga urwibutso rwacu twe twabibonaga hakiri kare kuko twese twari tumeze nka kwa kundi ndi umubyeyi ariko sinigeze ntwita twari tuvuga ngo twese turi kunda kuko twabaga turi muri iyo komite yacu ukuntu tuvuga tuti tuzaruhuka tuzahumeka ari uko urwibutso rubonetse twarukoreraga plani zose twabipangaga bikiri rutaranahagarara tuvuga ukuntu tuzaye dukora marshe ubundi twarayikoze n'umwaka ushize kuri 25e anniversaire ku 2025 twibuka twakoze urugendo rurerure rwiza cyane ariko ntabwo twari dufite ikimenyetso cyaho tugarukira turuhukira twagenze mu muhanda gusa turagaruka aho tugomba guteranira ariko nk'uko bivuze rwose wagira ngo wari mu nama yacu ubu tuzaye dukora urugendo tugaruke turuhukire ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi aho tuvugira amagambo aho twunama unaniwe aruhukire ushaka kurira arire yihanagure ushaka gupfukama ushaka kuharyama ni iwabo w'ababyeyi bacu abo twabuze bose naho bari naho baruhukiye tujya tugenda nabo tuganire tuvugane nabo tunyujije muri urwo rwibutso rwacu. Hari ikindi inzibutso zirimo zubakwa muri iki gihe zigezweho nshaka kukubaza niba mwagitekereje. Urabona aho hantu hano mu mahanga haba mu Burayi cyangwa se aho muri za Amerika na Canada bafite culture umuco wo gusura inzibutso monima cyangwa za musée ko biri muri mu kintu kijya gusa biba ari identifié kuri map cyangwa se kuri liste y'abakerarugendo baza muri iyo mijyi bashyiraho scan donc akantu information ushobora gusikana na telefone yawe ikaguha amateka y'ibyo umaze gusikana. Urabona icyo ushaka kuvuga muri za mize niko bisigaye bigenda ku ikoranabuhanga ufata telefone yawe ugasikana ukavuga uti jenoside yakorewe abatutsi amateka yayo yabereye aha yakozwe n'abameze gutya. Icyo kintu mwagitekereje? Icyo kintu twagitekereje ariko wenda twe ntabwo turagera aho ikoranabuhanga bwa sikane twagitekereje tuvuga yuko hari umuntu wabitwemereye muri iyo komite yacu dufite umuntu w'umuhanga mu mateka na za linguistique yatwemereye gukora ibyo twabaye twise memoire ni ukuvuga ngo wazabyandika noneho wahasura ariko ibisobanura iki amateka yawe ni ayahe bamurefere kuri izo dokima tuzaba twakoze z'amateka ku buryo n'abuzukuruza nibazaza uzajya basoma ibyo bintu. Wenda uburyo basikana igitekerezo cyiza ni inama duhaye njye mu by'ukuri ntabwo nari mbizi ko ushobora gusikana bigakunda ariko nta mpamvu tekinoloji zateye imbere ubu ngubu aho kugira ngo bibe mu gitabo ibiza biri no mu gitabo twabitaransifera ku buryo buri digital noneho bikaba nabyo byaba byashoboka ariko uburyo bwanditse bwo bizaba vuba cyane rwose bwo twarabyemeje kandi umuntu yari twemereye ko bidukorera mu gihe cya vuba cyane. Mu gihe tukiri muri iki kiganiro hagati watubwira amagambo yanditse kuri urwo rwibutso n'icyo avuze n'impamvu mwayahisemo? kugira ngo wenda ntatandukira reka mvuge neza uko byanditse ndebe kuri monima ntavaho mvuga ibitari byo. Twabyanditse mu cyongereza no mu gifaransa sinzi niba ushaka kumusomera mu gifaransa cyangwa mu bivuge muri izo ndimi zombi hanyuma uvuge no mu kinyarwanda ko turimo turavuga mu kinyarwanda.
mu cyongereza baravuga ngo in memory of the victims of 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda, over 1 million killed in 100 days. Mu gifaransa tukavuga ngo à la mémoire des victimes de génocide contre les Tutsi du Rwanda. En 1994, plus d'1 million de tués en 100 jours. We remember, nous nous souvenons, turibuka. Hanyuma tugasinya hasi kominote y'abanyarwanda ba Hamilton ukwezi kwa kane 2020. Mu kinyarwanda rero turavuga ngo mu by'ukuri urwibutso turutuye cyangwa turugeneye urwibutso rw'Abatutsi bishwe muri jenoside yakorewe Abatutsi 1994 bapfuye barenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100. Tuzahora tubibuka. Bishwe kuko gupfa reka yuko impfu ni nyinshi, bishwe barishwe. Muri aya mateka hari amagambo agomba gutandukana. Gupfa no kwicwa biratandukanye. Muri jenoside nkeka ko abantu bishwe, ni ibintu umuntu atatindaho. Mukora iyi nyandiko ntabwo mwagize inzitizi, none tugaruke no mu nzitizi kuko twari twatangiye tuzivugaho kugira ngo n'abandi bazabasha gukora ibikorwa nk'ibi bazamenye uko babyitwaramo, kuko ni nayo objectif, impamvu y'ibiganiro nk'ibi. Ntabwo ari kuganira gusa kugira ngo tuganire, no kugira ngo abatwumva bamenye ko bishoboka ko nabo babikora aho bari, ko umuhate mwashyizemo, motivation, determination ari ikintu, ni processus, ni urugendo ariko rushoboka. Mu zindi activité evenement nagiyemo, ndakomeza kubigarukaho, habayeho gusa no kutumvikana ku magambo agomba kwandikwa. Hagarukamo ikintu cya bamwe bitwa abanegationiste baza kuzambya ibintu mu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, babwira abayobozi b'ibihugu b'imijyi ko ibyandikwa bigomba kwandikwa gutya. Ugasanga habayemo confusion kuri abo bantu batanze ahantu abantu bagomba kwibukira. Mwe ntabwo mwagize icyo kibazo cyo kugira ngo habeho inyito nyayo y'uko ari jenoside yakorewe Abatutsi? Icyo ni ikibazo cyiza cyane Karirima, kuko ni ibintu bikunda gutera impaka, kandi ni impaka ziba zifite ishingiro mu by'ukuri. Icyo kibazo rero nta bibazo twagize, icyo nta na gito twize tugira, kubera impamvu nakubwira. Icya mbere, ntabwo twari aba mbere gukora urwibutso. Twarebeye no ku bandi benshi. Mu Rwanda zirahari, tuzi ibyanditseho, mu Burayi zirahari, tuzi ibyanditseho, ndetse no guhishe inspiration ikomeye twayivanye mu Busuwisi, bo batashye ngo nibwo rushya rwa nyuma batashye, bariya ba César na bagenzi be i Geneve. Amagambo yanditseho narayarebye, ntabwo twagiye kure yayo mu by'ukuri, ntabwo twagiye kure y'abandi bose bandika, kuko ingingo ebyiri z'ingenzi ni ukuba jenoside yakorewe Abatutsi bikagaragaraho. Icya kabiri ikaba nibura kuvuga nibura no umubare ugereranije, kuko ikibazo gikunda kuvuka ni ukuvuga ngo jenoside Rwanda y'Abanyarwanda yakorewe Abanyarwanda. Twe rero ntabwo byateje ikibazo na gatoya, ubutumwa twabumvikanyeho rugikubita yakorewe Abatutsi, kandi twebweho rero hari ukuntu dufite ubwigenge ugereranije n'abandi. Ngira ngo hari, sinzi mu Burayi ko bimeze, ariko iyo ushyize plaque cyangwa urwibutso kuri municipality cyangwa kuri commune runaka, ubanza hari bakubwira ibyo wandikaho cyangwa bakavuga ati tubyumvikaneho. Twe siko bimeze. Twe aho twashyize urwibutso batwemera ikibanza, bakitwemerera mu kigo cyabo, ariko y'amafaranga yayo byanditsweho baravuze bati ibyo ni ibyanyu, bijyanye na emotion zanyu,
twe turabaha ikibanza gusa, ibisigaye ntabwo bitureba. bivuze ko iyo presiyo iwadushyiraho kwandika ngo ibyo ashaka ntabwo ntibyabaye, ntabwo byari gukunda. Batubwira bati mwandike ibyo mushaka mwumva bijyanye n'umutimanama wanyu. Tukumva rero twebwe kwandika jenoside yakorewe abatutsi n'icyari ngombwa cyane, tukanavugamo ko ari barenga miliyoni, ariko nawe ugahereza guhina kuko inyuguti urabizi inyuguti ziragurwa, uko iby'amagambo menshi niko n'amafaranga yiyongera aba menshi, kandi twagomba kuyishakamo. Twagerageje guhina, ushobora kuba muri grammaire bitanditse neza nk'ukuntu mabyifuza mu nyuguti, ariko byabaye ngombwa kugira umuntu ahinahina ukarya amagambo amwe n'amwe kugira ngo igitekerezo gitambuke kandi amafaranga atabaye menshi yo kwishyura. Birumvikana ko dutegura iki kiganiro nubwo uvuga uti babahaye uburenganzira bwo uko mubyumva, ariko hano mu Burayi cyangwa n'aho ngaho ntabwo wabwira umuzungu ngiye gushyira ikintu aha ngaha atazi ibyo ari byo, arabanza akamenya ibyo ari byo, akiyensoma, akamenya ibyo yemeye. Ibyo ngibyo ni ibintu byumvikana. Urumva rero ko ubuvugizi mwakoze nabo bagashaka information, basanze koko ko icyo gikorwa kigomba gukorerwa aho ngaho, kuko hari aho ugize kumbwira ko nka uyu umuyobozi wa mbere yaje kugeraho amatora atayatsinda, haza undi arabyanga, haza kugaruka undi arabyemera, undi akomeza kubyemera, kubera ko urumva baba bafite imyumvire itandukanye, kubera wenda Canada ifite abanyarwanda benshi baje mu buryo butandukanye, harimo n'abarwanya cyangwa se banapfobya jenoside yakorewe abatutsi, banarwanya na leta y'u Rwanda ku mugaragaro. Ni ibintu bizwi, ari nayo mpamvu ikiganiro nk'iki ngiki cyangwa se igikorwa nk'icyo ngicyo mwakoze cyerekana imbaraga z'ukuri ku bivugwa mu Rwanda. Abatabyemera cyangwa se babihakana cyangwa babipfobya, icyo gikorwa cy'urwo rwibutso rupima toni rwicaye ahantu, baza no kutubwira, numvise ko ari ibuye riremereye cyane, rifite amatoni angahe? Toni ebyiri. Ifite inyandiko mu Kinyarwanda ni umutamenwa. Bifite icyo bivuze rwose. Ndebe information zabyo naravuze nti uyu ni umutamenwa. Birerekana rero yuko hari abavuga bigashirira mu magambo, hari n'abakora bigashirira mu bikorwa. Ntabwo ndi buze kujya muri detail. Mu gusoza rero iki kiganiro, nagira ngo uhe ubutumwa cyangwa se umuntu wese uri muri ako karere cyangwa uzahasura, uburyo icyo mwamuteganyirije kugira ngo aho hantu habahe, ahisange, ahazana ururabo n'ibindi bikorwa muteganya kuhakorera. Umwanya ni wawe Butera. Hari ikintu ukomejeho mu kanya ngira ngo nkomereze kuvuga uti hari abatabyumva, hari n'ababyumva ntibabyemere. Nibyo cyane, intambara irahari ku isi yose, kandi intambara tugomba kwirwana nk'abanyarwanda b'umutima, tukayirwanya nk'abacitse ku icumu, kugira ngo bapfobya, bahakana, babwirwa ntibumve, babona ntibabone, tukabarwanya. Natwe intambara twarwanye ni nayo tunatugoye cyane, kumvisha abayobozi kugira ngo uwo mwanya ko ari ngombwa kuri twebwe. Ibibazo bibazaga baravuga ati ariko se niba mwacitse ku icumu muri jenoside yabaye mu Rwanda, none se ugiye n'umunyakanada cyangwa undi muntu umunyakanada uvuye mu Bushinwa, bimumariye iki, bimwigisha iki? Undi akavuga ati ariko bavuga yuko hari n'abandi bapfuye, kuki se mwandika Abatutsi? Urumva byari urugamba rukomeye, byasabye gusobanura igihe kirekire, ugasobanurira
umumeyo uhari, ugasobanurira conseil municipal ihari, ugasobanurira abatekinisiyen abo hejuru bamara kubyumva gatoya bati mujye mu batekinisiyen kuko biba ahantu hitwa heritage culturel mu gifaransa, ni departement ya municipality yitwa heritage culturel igenga ibyo bintu, nibo bagomeze kutwoherezayo tuvugana nabo. Kuki mwandikaho tutsi? Ati kandi iyo tugiye muri Google bavuga ko hari abandi bantu ngo bitwa ngo abahutu bapfuye. Jenoside yemewe na Nations Unies ni iyi ngiyi, tukabereka ama reference yo muri ya resolution ya Nations Unies yerekana jenoside tutsi. Ati okay, murabasa ahubwo akenshi baba batanabizi, bakeneye gusobanuza gusa gusobanukirwa. Icyo twakoze tubazana amadocumentation ukayishyira aho ngaho, iyo mwese resolution nicyo nkundira abana bazungu, iyo mwese document l'appui byapfuye ibyo uvuga yuva vuba cyane, kandi n'ibindi bose bamubwiye ku ruhande ahita abihanagura. Twabahaye resolution baresoma, wow, tibyo birasobanutse. No muri nibyo twandikiraga mu nyandiko zacu nabo bakanenga jenoside rwandais. Twaba no, ntabwo jenoside rwandais please, dore ko byitwa gutya kubera impamvu zinizi, dore naho byanditse. Bagenda babyiga basobanukirwa, bakongera kuvuga ngo monima rwandais, mu twandikana no mu byita gutya ni gutya. Buke byatwaye igihe bigenda gutya bisobanuka buke. Abantu none batangiye kumva kuva rwego rwo hejuru, abanyapolitike ba municipalite, umuntu akwita njyanama yabo, bamwe rwose bazaga ntacyo bumva na gitoya, ariko uko igihe kigenda bagenda basobanukirwa, bumva. None bamaze kubyumva, tugiye ingorane ya kabiri, bakavuga ati se noneho ahandi hantu iri ni hehe, twumve nibura kwa kundi bavuga ngo jurisprudence, bavuga ati ahandi yagiyeho gute, byemejwe nande, bimeze bite, tukahabura. Ugasanga muri Amerika ruguru nta n'ahandi hantu iri, nta reference n'imwe, n'ibyatugongaga. None tukafata zimwe ziburaye aho ngaho iwanyu, tukazifata kuri internet, tukabereka kuri internet iyo mu Busuwisi bamaze kwitaha byari bikiri bishyashya, turi muri dosiye hagati, ndahiterura ceremony yose n'ifite n'akavideo ndakajyana nakabereka, ni mu Busuwisi Geneve rwose bayitashye. Ni ibintu biba handi bisanzwe, ariko muri Amerika ya ruguru ntibiratangira, tuzaba tubaye aba mbere. Ati okay, turabyakira turabibonye. Urumva impamvu n'imyaka yose 14 navugaga nuko byatangiye bitwara igihe gutyo, nizo ngorane twagiye duhura nazo. Noneho tunahuye aho tumaze kubereka byose, ati noneho biragenda neza, muduhe igishushanyo cy'uko muyumva uko yabimeze. Okay, turashushanya, tubikoze byose n'ibizandikwaho turabahaye, dushyizeho rwa rwibutso rwa flamme cya kibatsi, byose turashushanyije turabashyiriye. Barasomye amagambo ntacyo bibatwaye, ikibazo kiravuka kuri flamme. Bazana umuvuka wabo, umuvuka wa municipality, ati ibi ngibi sinzi ko bizatambuka, iyi flamme ni yanyu, tutisi yacu ariko ikoreshwa muri jenoside. Iyo twibuka niyo symbole yacu dukoresha iyo twibuka. Bati oya, ngo suko bigenda, mutayihimbiye ntabwo bizakunda, kuko ntabwo dushaka umuntu uzaye kuturega nyuma. Dushyize ikintu kuri City Hall ku mugaragaro, hariho flamme si yanyu, si mwayihimbye, ntabwo dushaka umuntu uzaza nyuma ngo aze kuturega yuko twatwaye symbole y'abandi. Yarafite ukuri. Yego, nk'umuntu w'umunyamategeko urumva, dufata iz'i Burayi aho ngaho iwanyu, dufata aho hose kuri internet turabereka, ariko niho handi hose n'ibyo bakoresha arabireba, atego ndabibona, ariko ntabwo bihagije. None se ni yandi. Tuti ubundi ba nyirayo ni CNLG yo mu Rwanda, atabona ati giye ndashaka icyemezo cyabo. Nuko hari n'ambone gushimira nyakubahwa Damascene Bizimana, Jean Damascene Bizimana, umunyamabanga nshingwabikorwa. Naramwiyambaje arantabara vuba cyane rwose, abyumva vuba nkuko asanzwe yumva ibibazo by'abacitse ku icumu na jenoside, kurwanya jenoside muri rusange. Ampa umuntu bakorana, dukora urwandiko, dusinyira autorisation. Urumva nk'iyo ni detail ntoya,
ariko yari igiye guhagarika ibintu byose tumvaga ari bitoya kuri twebwe ariko ku bazungu baravuga ati ibi ngibi ni ibintu bikomeye kuri twebwe kandi u Rwanda ko twararubonye seneje yadusinyiye rwanditse neza ruduha uburenganzira busesuye avoka arwakiriye ati ahubwo rero ubu ngubu ibintu birasobanutse hanyuma bimaze kujya mu buryo tekinike byose ingorane urumva nawe utayoberwa cyangwa wakeka ibe yo kwegeranya noneho amafaranga azarwubaka kuko nk'uko utangiye bivuga iriya rwibutso ni urwibutso ruremereye rukomeye rufite toni 2 rwatumijwe mu Buhinde nta nubwo rw'inahanga muri Canada rwadutwaye ibihumbi 12 by'amadolari ayo mafaranga yagombaga kuva muri twebwe ubwacu nk'abanyamuryango bacitse ku icumu ba Canada n'abanyarwanda muri rusange ba Hamilton hanyuma tutayagejejeho twifashisha abavandimwe bacu muri Canada hirya no hino mu miryango duhuriramo inshuti zacu abavandimwe mu miryango abanyarwanda muri Canada badufashije cyane baduha ikindi gice twaburaga ku buryo mu by'ukuri kimwe gituma twumva turi fier twumva twishimiye urwibutso nuko rwavuye mu mafaranga y'abanyarwanda nta mfashanyo y'umuzungu n'imwe irimo nta mfashanyo y'umuryango runaka irimo ni amafaranga gusa wese yagiye atanga 50, 100, 200, 300 abantu barikokora tubona dukwije umutungo rusange twari dukeneye kuri uru rwibutso nsoza rero ngira ngo wenda akantu kanyuma navuga kuri iyi dosiye hari amasezerano twagiranye n'umujyi wacu wa Hamilton amasezerano mbona ari meza cyane azadufasha wenda yafasha n'abandi batekereza kugira urwibutso byabera inspiration nuko twasinye amasezerano y'uko urwibutso n'urw'abanyarwanda bo muri Hamilton n'abandi bose bazashaka kuza kwibuka abatutsi hirya no hino ku isi ariko urabizi twe turi abantu tubaho tugasaza tugapfa jenoside igashira hakaza abandi bagasaza bakavaho jenoside igashira hakaza indi gutyo twari twatekereje kure harenzeho kavuga uti ko turwubatse uyu munsi twebwe nitutaba tukiriho bizagenda gute wenda bavuga uti abana banyu bazagira suivi bakomeze bayikora ariko ntabwo ari automatique abana barimuka abandi bakaza abandi bashya batazi amateka yayo batazi uko yaje batazi uko bigomba kumera ukavuga uti niba ibyatsi birengeye niba neje irenzeho bikorwa bite izatunganywa nande niba ihengamye nyuma y'imyaka 50 imyaka 70 igahengama gato byagenda gute nindi bisubiza mu mwanya wayo none se iribagirana ubwo twagize amasezerano n'umujyi wa Hamilton bakavuga ati tugomba gufata 10% 10% y'agaciro ka monument ati mukaduha biri masezerano yacu noneho bo bagakora suivi mu kuyikorera isuku mu kuyitunganya no kuvuga ko igihe neje yaje bazayavanaho neje ku mpande igihe haje impeshyi hari ibyatsi bazivaneho mbese nk'umutungo bazafita nk'umutungo wa City Hall nubwo ari iwacu bwite kugeza iyi natwe ubwacu gituza tutakiriho abana bacu batakiriho abuzukuru batakiriho City Hall zagombye gufata iyo monument yacu bayikorera isuku ndetse n'amasezerano niyo bavuga ati niyo city yakwimuka kuri ubutaka ku mpamvu runaka ikimuka ikajya irunaka bafite obligation yo kwimukana iyo monument yacu bakazayiterura nk'ukuntu batera amadosiye yabo bakayijyana kongera bakayinstalla aho bazaba bimukiye kandi bakomeza kuyantrotuna nk'uko bigomba ngira ngo narangirizaho urakoze cyane Butera ndagira ngo dusoze nongera kugushimira ku butumire bwanjye wemeye kuri iki gikorwa ubundi ubusanzwe nari maze iminsi nanakira n'abanditsi b'ibitabo aho ngaho mu karere ka Amerika y'Amajyaruguru muri Canada uyu munsi nkaba nishimishijwe no kukwakira kuba ari uyoboye komite y'iyo monima urwo rwibutso ni igitabo gikomeye niho nshaka ko dusoreza ushobora kwandika igitabo cy'amapaje 100 ariko
urwibutso rwanditseho rufite ibisobanuro nk'ibyo ngibyo waduhaye, ruravuga igitabo cy'amapaji arenze 1000, rurerekana amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, rurerekana aho u Rwanda rugeze uyu munsi, rurerekana ko u Rwanda rwagutse, aho umunyarwanda ari Hamilton, ari New York, ari Paris, ari Den Haag, ari Senegal, muri Nairobi, Dar es Salaam, yumva ari mu Rwanda kubera ibikorwa hakora biganisha iwabo ku isoko. Ibi rero bikaba ari ibikorwa bikomeye bikomeza guha urugero rwiza abana bazadukomokaho, kugira ngo amateka twabayemo dushaka ko atibagirana. Ntabwo ari ukwerekana kugira ngo abantu habeho ibibazo, ahubwo ni ukwerekana kugira ngo abere isomo abato batazaca mu nzira mwaciyemo cyangwa twaciyemo muri generasiyo zitandukanye. Nkaba ngushimiye rero mbivanye ku mutima iki kiganiro tugiranye, mbabwira nti mwarakoze, felicitation kuri urwo rwibutso rutari urw'Abatutsi cyangwa rutari urw'Abahutu, rutari urw'Abatwa, rutari urw'Abanyarwanda gusa, rw'isi yose. Ni urwibutso umuntu wese yibuka amateka mabi yabaye mu gihugu cy'u Rwanda, agakorerwa akitirirwa jenoside yakorewe Abatutsi kuko ari bo bari bicwaga muri icyo gihe. Uyu munsi rero abana b'Abanyarwanda bakaba bavuga bati ibi bintu bizongere kubaho. Mukaba rero muri iyo nzira ariho mwaganaga, ariho aricyo gikorwa mwakoze mufatanyije nk'Abanyarwanda baba muri Hamilton, ariko ku buryo bwaguye. Ndagushimiye rero, Imana y'u Rwanda ikomeze ibarinde. nanjye ndagushimiye Karirima uyu mwanya waduhaye. Mu izina rya bagenzi banjye twakoranye iki gikorwa, nawe mboneyeho kubashimira ubwitange bagize, abagize uruhare rwose, abadufashije ku buryo bw'amafaranga, abadufashije ku buryo bw'umwanya, mu bitekerezo. Nanjye mboneyeho umwanya wo kubashimira ku mugaragaro kuko baritanze. Iyo tutabagira iki gikorwa ntabwo cyari gukunda. Nkaba no gushimira nyakubahwa Prosper Higiro, ambasaderi wacu hano muri Canada, yakoze urugendo rurerure, buriya ni amasaha 6 kugera hano no gusubira 6, 12 byose hamwe, akumva ko inshingano ze zo kuza kudushyigikira, akaba yakoze urugendo. Nawe mboneyeho umwanya wo kumushimira, nawe kandi n'abandi bose badufashije muri iki gikorwa, mboneyeho kubashimira. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Umunsi mwiza Butera. Murakoze cyane.